nibwo Imana yakoze ikintu ntavuga ko mu bantu Imana ifite inzira nyinshi uzacamo kandi ishobora kuzagusigira igikomere kizakwibutsa za nzira kugira ngo uzazizinukwe. Icyo gihe mama yaragiye ajya mu kabari ataha saa sita za nijoro, ariko aje dusanga afite umusaya umwe, dusanga iri tama ryose ntaririho, iyi nyama yose y'inyuma ku ruhu itama dusanga ntaririho. Bamucyuye sangaye saa sita za nijoro, ndamubaza se bigenze uti, yari ari kumwe na wa mugabo, se mama byagenze uti? Ubwo yarwanye, yaciye inyuma w'umugabo basohokanye, afata undi mugabo w'iyindi ndaya, bararwana iramukanja, wagira ngo ni urwembe yakoresheje cyangwa umukasi, ariko n'amenyo yakoresheje. Bafashe itako rye bakataho inyama barashiririza, niyo bamukoreye mitamo. Uwo munsi ntabwo yigeze yemera Imana, niyo mpamvu Imana yakomeje kugira ngo izamwigaragarize. Uyu munsi wa none hariho abantu batemera, bataremera ko n'Imana ibaho. N'igihe wenda ngiye kuva maze igihe gitoya, imyaka mfite ni mikeya, ariko igihe cyose nabayeho numvise mama nza mubwira ikintu ngo cyari cyaramubayeho kera kiba ntago nari nkizi. Naramubwira ati wowe hari umuntu wakugeze umukasi mu gituza, abyibutse ahita asimbuka nk'umuntu wishimye wumvise ibyo mvuze, hanyuma amaguru ahera mu kirere. Icyo gihe nari ndi kumwe, hari umumama wari inshuti ya mama, ahita amanuka, yamanutse agwa hasi yicaye, nibwo yahise agenda ajya kuryama. Amara iminsi ari hamwe atatekereza bya bindi byose nari maze kuvuga. Hanyuma nyuma y'icyo gihe yamaze nticyarenze ibyumweru 2, nibwo yahise asubira mu kabari, aravuga ati reka byari imibeshyo, n'ubwoba nari mfite. Yaje kubihinyura, aravuga ati n'ubwoba nari mfite, ntabwo bibaho. Nibwo yagiye ajya mu kabari, hari ku itariki 2 z'ukwezi kwa 2 umwaka w'ibihumbi 2018. Aragenda ajya mu kabari, hari ahantu mu isatire yajyaga akunda kujya, asaba mitsingi bayipfunduye bayiteretse hejuru kuri kontwari ataranishura. Baramubwira ngo umwana wawe ameze nabi, yari we njyewe. Hanyuma yayisakata agaruka atayinyweyeho, araza angezeho asanga ameze nabi. Hari ku itariki 2 z'ukwezi kwa 2 2018. Nibwo uwo munsi yaje hari nka saa 12. Nyuma muri iryo joro nibwo napfuye mumva mu mubiri, baramfata baranyorosa. Panya gupfa cyangwa ryo ku itariki 2. Kuri izo tariki 2 nibwo navuye mu mubiri. Mama yari yagarutse mpfira mu maboko, barabivuga, baravuga ati Delphina yapfuye ntakiriho. Bigera no kuri babandi banderaga, imiryango iraterana. Ku itariki 3 nibwo bagiye kunshingura ku irimbi rya Kabuga, aho ngaho ihuye. Gusengera bese bari bamaze kugushyira mumva mu hasi, na cya gitaka ababyeyi babanza gushiraho ngo babimburire abandi, bari bamaze kugiteraho.
Reka tubahe ikaze ku Byahishuwe TV, tubifurize kugira ibihe byiza mwese kandi tubashimira mwese mwakanze subscribe kuri YouTube channel yacu Ibyahishuwe TV. Nawe kandi niba utari wabikora genda ubikore ukande subscribe, hanyuma niba warayikanze ukande n'inzogera iri hafi aho ngaho kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro tugenda tukugezaho umunsi ku wundi cyangwa se ubone updates zikugeraho umunsi ku wundi. Uyu munsi turi kumwe n'umwari mwiza cyane ufite isoni nyinshi cyane abantu bari kureba kuri kamera ntago ari njye bivuze gusa ubwo n'abantu barimo kutura kuri kamera barahita babibona ko ufite isoni. Amakuru yawe ni meza, umeze neza cyane cyane urashima Imana cyane ndayishima. ubundi hari ikintu kiye kiba nk'umusirikare iyo bamwakira nko ku rugamba cyangwa se agiye nko ku rugamba. Reka duhere ku umuhanzi iyo bamwakiriye muri studio runaka yaba kuri hehe hatandukanye yivuga aririmba sibyo? Uriya nk'umusirikare bamubwira ati twiyereke ko tumenye ko uri umusirikare, yabigenza ate? Ibi agaragaza igisirikare yatojwe kugira ngo koko barebe ko neza ipeta yahawe yari ari kwiriye. Umuhanzi araririmba, umusirikare we yakora iki? Umusirikare nyine nawe agaragaza ikosi yaciyeho. Yatera isari bigaragaza ko ari umusirikare, akanakocinga imbunda ye, nicyo yigishijwe, hanyuma rero akakugaragariza uwo ari we. Umuhanzi nawe araririmba. Umusirikare yabikugaragariza mu buryo yakurasa se, yagukubita umugeri? Ntago yakurasa, ntiyanagukubita umugeri, ahubwo afite ibyo yakora bikakwereka ko hari igisirikare ubwe yatojwe. Urabona wenda hari igihe bakora patrouille ku muhanda ariko sinabwo bagaragaza bagiye kubaha ipeta. Twabonaga babanje bagakora karasisi bagatembera, bityo rero tubabona ko ari abasirikare banafite izindi ndwara wenda umuntu wese atakwigereranyije aho ngo apfe kuyiterura atarabiherewe uburenganzira. Nicyo kituma nyine ari abasirikare, buri muntu n'igikorwa cye kigaragaza uwo ari we. Nizere ko nashaka kujya muri mood kugira ngo tse tuganire rwose umeze neza cyane. Noneho nizere ko umeze neza. Meze neza. Turi kumwe nande rero, amazina yawe? Amazina yanjye ni Twamusuye. Mu rugo n'abana bangahe? Ufite ababyeyi? Navuze amazina Twamusuye, mvuka mu karere ka Huye, murenge wa Mbazi, kagari ka Kabuga. Uri mu bantu bazi utugari watuyemo abandi babyarabananiye? N'umudugudu wa Mpinga. Mvuka mu mbyaro 8 ariko hariho imbyaro 5. Muri abo 5 ngaragara ndi uwa kabiri muri abo bana. Mu bakuru cyangwa mu bakuru hereye imbere. Hanyuma Delphine mu gukura kwerera sasa ubundi urakijijwe se? Ikindi cya kabiri usengera muri itorero? Ndakijijwe, nabatirijwe muri ADPR Kabeza, paruwasi ya Matyazo, ubwo ni intara y'Amajyepfo mu karere ka Huye. Maze kubatizwa ntago byabaye ngombwa ko ngumaho, icyo gihe nabatijwe nkiririmba muri Chorale Dimanche. Nkimara kubatizwa rero nyuma yaho nahise nkomereza mu karere ka Rusizi mu murenge wa Gihundwe. Icyo gihe wari ufite imyaka ingahe? Nagiye i Rusizi mfite imyaka 11. Nari nyuzuza imyaka 11 nibwo nagiye i Rusizi. Mbariho nkomereza ababyeyi twabonaga n'abakatolike. Nakomeje rero nkajya gusengera aho basengera. Nyuma nyine nza kwibuka ko nkumva ishyaka ryo muri ADPR riracyandimo.
nkomereza rero ubundi muri ADPR nyuma yaho. utaye famiye, utaye mama wawe na papa wawe bari abakatolike, wisemo kujya ku mu ADPR cyangwa se umurokore, mu yandi magambo ntago bavuze se ngo uyu mwana aratunaniye, ese ubundi duhere gatoya cyane nyuma ujya kubi Rusizi byagenze bite? Ko wataye ababyeyi ukajya kubi Rusizi, niho bakoreje uragiye kwiga, byari bimeze bite? Ni inzira ndende, ni ubuzima bw'umukristo nanyuzemo, ni igihe cyo kuncura kugira ngo nzabe icyo nzaba cyo imbere y'Imana. Buri wese agira inzira anyuramo, inzira y'agakiza ni inzira itoroshe. Njye nagiye mu buryo bw'inzira z'Imana, ntago ari mu buryo bw'inzira zanjye. Navutse mu muryango, birumvikana, natangiye nivuga amazina, mvuga imbyaro mama yari yarabyaye. Mama wanjye rero navutse ari kumwe n'umubyeyi wanjye, ubwari we papa, barabanaga, barabyaranye, abana babyaranye na papa n'abana babiri, njye na murumuna wanjye. Undi wankurikiraga yari amaze kwitaba Imana atakiriho. Hanyuma rero igihe kiraba biba ngombwa baratandukana, ntibaba bakibana. Hanyuma bitewe n'ingeso mama yari afite, hanyuma rero biba ngombwa ko mama adutwara, kuko byabaye ngombwa ko tubogamira ku ruhande rw'umubyeyi umwe. Yari mama niwe wadutwaye. Yari yabataye? Ntago yari yadutaye, byari bibaye ngombwa ko baba batakibana na mama. Tujyana na mama, inzu mu rugo babagamo barayishenye kugira ngo bagabanire hose hamwe, hatagira ubongamira undi. Mama aratujyana, turabana. Bafashe icyemezo cyo gutandukana ubwabo, bahitamo gusenya inzu, babigiriwemo inama n'abandi? Ntabwo bumvaga ko indi nzu bayigurisha amafaranga avuyemo? Ibyo nabimenya neza, nafite imyaka 6 icyo gihe, birumvikana nari nkiri umwana, nari naratangira n'ishuri. Hanyuma rero mama wacu icyo gihe yari umusinzi, ubusinzi bujyana n'ibindi, n'uburaya. Hanyuma rero yarazwi ahantu hose, Ihuye yari wa muntu uzwi. Nyuma rero mama nibwo yaje gutwara inda, abyara n'ubundi umwana w'umukobwa ukurikira murumuna wanjye. Bakimara kubyara uwo mwana, mama wanjye yaje kumusiga afite amezi 3, asiga urwo ruhinja ararunsigira. Nari mfite imyaka 7 muri icyo gihe, ubwo ni 2007, nari mfite imyaka 7. Muri icyo gihe ubuzima rumva bwabaye bubi, yari yaragiye. Nari mfite ubuzima butoroshye, ubuzima bungoye, ndi kumwe na murumuna wanjye. Ubwo birarangira, naramufashe. Nyimara kumufata, kwiga nkajya niga rimwe na rimwe, nkajya gusaba akazi ko kurinda umuceri, nkoherezayo murumuna wanjye, nkashira amabuye mu kajerekani, nanjye nkajya gushaka icy'abana barya. Hanyuma rero umwana namusigiraga murumuna wanjye, nkajya ku ishuri. Ariko ndashima Imana ko muri icyo gihe cyose sinigeraga mbu wa nyuma cyangwa ngo ngire amanota mabi, n'ubundi nahoraga mbu wa mbere. Icyo gihe se mama wawe gato cyane, mama wawe yaramaze kubata?
amaze kubata ubwo we yahise ajya he ko wari usigaye urera uwo mwana ese papa wawe ntabwo yongeye kugaruka wenda ngo abarebe ababaze se mumeze mute nk'abana be yabyaye cyangwa se akasigira mama wanyu byari bimeze bite b'icyo gihe? Papa yahise ajya aho bita Nyaruguru ngo babumbaga amatafari, ntabwo njye nari mpazi. Hanyuma rero mama we aho yari yerekeje ntabwo naho nari mazi. Hanyuma igihe cy'ikode yasizemo cyari cyamaze kurangira, badusohora mu nzu. Nibwo naje kujya kwa data wacu, kwa mukuru wa papa, twari duturanye. Ndahajya, maze kuhajya nari ndi kumusaba ko adufata akaturera, biranka ntiyabyemera. Hanyuma rero tukajya tugenda tukiyorosa inkwi babaga batoye, tukaba arizo turaramo. Bwacya nyine nkafata abana tukagenda. Ako kana kugira ngo kari kakiri agahinja, kugira ngo abeho nafataga supanete nkayungurura ifu y'igitaka nkakoroga mu gakombe nkamuha. Maze kumuha rero mwana ndamutunga, nangira gushaka uburyo bwo gusaba akazi kugira ngo umwana mbatunge. Bari babiri, rumvikana nanjye nari nkiri umwana, fata n'ubundi inshingano zo kurera nkiri umwana. Hanyuma rero nyuma y'icyo gihe ndabyibuka nasabye umuturanyi akazi. Uwo akazi yakoraga yapimaga ikigage buri cyumweru, musaba byibuza ko yajyamo akazi kugira ngo abana babashe kubaho. Hanyuma rero fata ndajyayo, ndakomanga, musaba akazi, anyemerera akazi ko kujya mukorera amasuku, nkakubura ku mbuga, akamemba ibiceri 200 buri cyumweru. Narakemeye ka kazi. Bya biceri 200, nari nibagiwe gato, bya biceri 200 yabimembaga mu kwezi. Akamemba ibiceri 200 mu kwezi, ariko ngera akama n'akazi ko kumuvomera amajerekani 3 akoresha. Nayavomaga buri wa gatandatu, agashigisha, agacuruza ikigage ku cyumweru. Hanyuma rero 200 yo akazi ko kumukuburira nkanaharura imbuga yayamembaga mu kwezi. Yandi yo gushigisha ikigage nabaga navomeye byari ibiceri 5, kubera ko injerekani yari senkani yo yayamembaga uko ndangije gukora, uko ndangije kuvoma yahitaga yamemba. Hanyuma rero biba gutyo, ubuzima bukomereza aho ngaho. Hajya ndindira ko kwezi kwashira bakama 200. Nyuma yaho, nyuma y'icyo gihe nahise numva muri kaminuza i Butare abanyeshuri bari gushaka abantu bazajya babamesera imyenda. Hanyuma nakomerejeyo, namenye ko barimo baratanga akazi, njyayo ngenda ngiye gusaba akazi nanjye ko kujya mfurira abanyeshuri. Icyo gihe ho nari ngiye kuzuza imyaka 9. Ndagenda, nagiye kuri kaminuza, nari nambaye ibirenge. Icyo gihe nta nkweto nari mfite. Ngeze kuri hoteli iba mu mujyi, wenda kugera kuri Kiliziya Katolike, nahahuriye n'umuzungu. Sinzi nimba yari umudamu cyangwa ari umukobwa. Turahura, duhurira imbere y'iyo hoteli yari ayisohotsemo.
amereza amafaranga inote y'igihumbi cy'abanyarwanda. Icyo gihumbi nahise nkiguramo bodaboda. Nyamara kukiguramo bodaboda narazambaye, numva umutima wanjye uranezerewe, numva nguwe neza. Hanyuma rero narakomeje, birumvikana, ndagenda njya gusaba akazi. Ngezeyo barambaza amakuru, ndavuga ni meza, nari mpetse umwana. Barambaza ngo ushaka iki, ndamubwira ati nanjye nari nje gusaba akazi, ndi mu bakozi bashaka akazi. Igihe bahise banakaguha cyangwa ntago bakaguha? Barabanje bamagarika ku marembo, baravuga ati umuntu wemerewe kwinjiramo hano ni umuntu ufite indangamuntu cyangwa ikarita cyangwa wemerewe kugemura nk'ibicuruzwa amaha. Ndavuga ati muri ibyo byose nta na kimwe nabona, ntacyo mfite. Barandeka mbamagaze ku muryango ho gatoya, ariko baza kumbwira ati ngaho nawe tambuka. Bari bamaze kumbwira ati ese ko ufite umwana? Ndavuga ati ndamufite. Byagenze gute? Ndavuga nti mama ararwaye. Barandeka ndakomeza ndagenda, ngeze mu kigo imbere nsanga uwari uri gutanga akazi. Ndavuga ati se nanjye nje gushaka akazi mu makazi nanjye. Ubwo yarabanje arandeba araseka, aravuga ati se nkawe wakora iki, n'iki washobora? Ndavuga ati rero nanjye akazi mwama ni akazi ko gufura nagashobora. Byaje kurangira bakamaye akazi ndakabona. Maze kubona ka kazi, ntabwo kugira ngo ugakore si manager waguhembaga, ahubwo wiyumvikaniraga n'umunyeshuri ku giti cyawe. Umunyeshuri ushaka gufurisha niwe wazaga akagushaka akaguha akazi. Yamara kuguha akazi mwumvikanye, ukamufurira akaguhemba nawe ugataha. Mama yaje kugaruka, agaruka afite n'umugabo. Yaje asanga twarimutse, twaravuye no hanze nyine, birumvikana nari naramaze kubona amafaranga. Ya nzu azanyemo n'umugabo anatwite. Hanyuma bakomeza kuyibamo, nanjye nkakomeza kwishyura amafaranga y'ubukode. Niwe wishyuraga inzu? Ni njyewe, kuko icyo gihe nayikodeshaga 5,000. Hanyuma rero iyo nzu baje kuyibamo, nanjye nkomeza akazi kanjye ko kumesa. Najyaga no ku ishuri nkiga nkataha, ejo nkazajya kumesa, none ngasiba ishuri nkomeza nanabishurira. None se kuki wo wishyuriraga? Kuki wabishyura? Bo nta bushobozi bari bafite, se ntibagiraga isoni z'uko wishyura inzu kandi nabo bari ababyeyi bagomba kuyishyura babamo? Base n'ubundi nta mu icyo gihe bari badufitiye, n'ubundi birebaniragaho ku giti cyabo. N'ubundi iyo twanga kuyishura twari gusubira hahandi, nabo ubuzima bwabo bugakomeza. Nibwo buryo ki nakomezaga gukemura ibibazo. Umugabo rero mu mashatse yaje kunyanga, anyanga mu bandi bana bose, asanzaho abari njyewe yanga gusa. Hanyuma rero iwacu hagahora induru buri munsi, numva noneho sishaka kuhaba. Nibwo nasenze Imana, ndayibwira ati fasha unkura aha hantu. Imana iza kubikora, imindurira kundi mupapa. Yambereye umubyeyi, yambereye sinzi, yampaye urukundo ruruta n'urwo naba narabonye nkiri kumwe na mama. Nanezezwaga no kumva ko nahamagara mama nanjye nkumva umuntu aranyitabye, nkumva ibyo biranejeje mu mutima wanjye. Imana yakoze ibikomeye.
kuri icyo gihe muri icyo gihe bwa mbere ndabyibuka naramamagaye ngo mama yitabye abona ndasetse mara n'umwanya munini ndimo ndaseka abimbajije ndavuga nti n'ubwa mbere mamagaye mama akanyitaba cyane ko uwo mugabo sinanemerewe kumwitana papa ko naramwitaga papa ati sindi so isano ari urahazi amazina yamamagaraga yanyitaga Kayongwe akanyita ingurube niyo mazina nge yazaga amamagara mu bandi bana ariko Imana iminduriye amateka Imana ibikoze mita numva habayeho ikintu gikomeye nibwo bwa mbere mu buzima bwanjye naringize ikintu gikomeye no mu mateka kumva wanyitaba nanjye mvuze mama ibyo biba birarangiye hanyuma nge nibwo nahise nkomeza n'ubundi muri ADPR nibera umwadiperi n'ubundi urumva niho nari narabatirijwe kuko nagiye muri urwo rwo naramaze kubatizwa hanyuma rero icyo gihe ndabyibuka Imana yatangiye ivugana nanjye Imana yatangiye imishingano ntangira kuyobora groupe zisenga rumva nzibera n'umuyobozi nkajya njya gutumira n'izindi hantu bita inendezi za Nyamasheke imyaka 15 ambo hanyuma rero y'icyo gihe ivuga butumwa ry'umurimo w'Imana riraguka muri ngewe mpabwa n'umwuka wera ngira izindi mpano muri ngewe zitandukanye mbo zitangira kwaguka birumvikana umuntu ugeze mu murimo w'Imana agatangira kuwukora nta mbogamizi yumva nta kintu yikanga imyaka 15 imyaka 17 imyaka 17 yanjye yageze ntago nasubiye mu ishuri icyo gihe nari narahagiye amashuri yanjye agereye mu wa 4 primaire ntago nyuma y'icyo gihe nasubiye mu ishuri imyaka yanjye 17 Imana itangira kumbwira ati senga usengera umubyeyi wawe agiye guhabwa agakiza mama wanjye ubwo rero numvaga bidashoboka numvaga ibintu Imana ivuga bidashoboka ariko burya ikintu ivuga ibigifitiye umurongo Imana si umuntu ngibeshe Imana ntabwo izigera yicuza ikintu cyose yavuze iragiherekeza wenda kuri twebwe bishobora kuba tubifata nkaho bitariho cyangwa tukabifata nk'ibyabaye kera byamaze kurangira ariko ikintu cyose Imana ivuga ibifite umugambi wacyo ngewe rero n'umuntu wabimbwiraga namuhinduraga umusazi nkavuga ni bishoboka kubera ko nabazaga amakuru avuga ati se mama amakuru ye bite akambwira ati ahubwo ubu nibwo bigeze nibwo agitangira gukora narasenze rero ndasenga kuko n'ubundi nego yanjye nagiraga naravugaga ati Mana ntuzatume nsinda nka mama ntuzatume nkora nk'ibyo yakoraga ahubwo ngewe uzangira undi muntu wifuza ko naba we nyuma y'icyo gihe Imana nibwo yambwiraga ati senga ndasenga mu myaka yanjye 17 mu kwezi guhera hari mu kwa 12 nibwo nafashwe n'uburwayi fatwa n'uburwayi bwo kwiriza nkajya niriza ukutamenya ari iki kimbayeho birumvikana nari nkiri Rusizi hanyuma rero ababyeyi banjye Imana irababwira ngo mumutegere agenda ajya iwabo kuko hari ikintu nshaka gukora mu muryango w'iwabo yabimbwiye ndi kumwe na mama Ndera ndangije nyimara birumvikana barantegeye mita ntaha njyayo nagiye ndi muzima ngenda nijyanye ngendera ku muguru yanjye abiri nagezeyo nsanga n'ubundi akimeze kwa kundi atarakizwa nagiye mfite n'ubundi ya ndwara yo kurira ariko bwari buryo Imana ishaka guhinduramo mama niyo nzira yarishimye ko bicamo
ngezeyo rero byabaye ngombwa kameka kajya meka, nari mfite imyaka 17 18 yenda kuzura, akajya meka kajya mu murima metse ahantu hose agiye akameka, aza gusanga data wacu aramubwira kuko twari nasanze noneho basigaye baturanye, atakibaho namusize yarasubiye mu nzu ya nyina umubyara. Aza kubwira data wacu ati reka tujye kumushakira umuti. Bajya ku mupfumu ngo ukorera ahantu isave, bagiyeyo bagiye bansize mu rugo. Hanyuma bagarutse umupfumu yabategetse ko baza kuntora bakankura mu rugo bakagenda banjyanye. Hanyuma mama arababwira ati ntabwo yankundira kwaza, kuko nubwo bimeze bityo arwaye asenga, icyo akora ni ukurira gusa. Abantu bamureraga bashoboye kuba baramuroze bakamutwoherereza baramaze kumuroga. Nibwo rero yabahaye imiti ngo nibangeraho bayintere, hanyuma bahite bamfata banjyaneyo abona uko amvura. Ntabwo bamvura tutari kumwe. Mama yaraje agituruka nka hariya, yarari imbere na data wacu amuri inyuma, biteguye kuhita banira ya miti. Mba ndababwira ati mbere yuko mungera imbere, iyo miti mufite mubanze muyitereke hasi, hanyuma mujye mwakomeza muze mundebe. Kandi aho mushaka konjya ntabwo ndi bujyeyo. Bayiteretse hasi, ndamubwira mama ati ahubwo we tambuka umpeke. Muri ubwo burwayi, muri uko kurira, nari ndunzwe n'ibintu bibiri gusa: naryaga umuceri cyangwa nkarya ibigori. Ibigori nabwo byokeje nibyo biryo byonyine nemeraga kurya. Birarangira ndakomeza ndarwara. Maze kurwara, mama nza kumubwira ikintu ngo cyari cyaramubayeho kera kiba ntago nari nkizi. Naramubwira ati wowe hari umuntu wakugeze umukasi mu gituza. Abyibutse ahita asimbuka nk'umuntu wishimye wumvise ibyo mvuze, hanyuma amaguru ahera mu kirere. Icyo gihe nari ndi kumwe, hari umumama wari inshuti ya mama wajya gukunda kumusura. Muri icyo gihe andwaje, yajyaga aza kumusura kenshi, akaza amuzanira umuceri kuko yarawuhingaga. Hanyuma rero nabimubwiye uwo mumama, n'ubundi yari yaje kudusura twicaranye. Icyo gihe nabivuze nawe ndimo ndamubwira ati we nta nubwo ujya woga, dore usa nabi, kuko yari yaje akiva mu murima atakarabye. Bibwiye gutyo mama yarasimbutse, amaguru ahera mu birere. Atabaza uwo mumama aramubwira ati mbwirira Imana indekure, n'umwuka wera umfashe. Ibyo bintu byabayeho haba hari abantu bari bahari wenda? Hari uwo mumama bamwita Liberata, turaturanye rwose hafi yo mu rugo. Yagiye nko mu kirere bingana iki? Hari kujya mu kirere wenda asigara amaguru anana bahagaze we mu kirere, nta n'ikintu kimufasha. Noneho yitabaza izina ry'uwo mumama yaranyicaye iruhande. Liberata aramubwira ati mbwirira iyi Mana indekure, ni Imana imfashe. Uwo nawe aho kugira ngo amutabare yarirukase ajya guhamagara undi bita Mariya. Uwo nawe yari amaze iminsi mike akijijwe muri ako gace. Nawe nari naragiye nsiga atarakizwa, nje sanga yarakijijwe. Ngo nawe yakijijwe hari umwana we wabaye umusazi, niwe yagiye guhamagara. Akimara nawe yaraje arareba, basa we mama yamanutse ajya hasi, uwo mumama nawe yahageze, bari abamama babiri. Uwo mumama atamubwira ati wowe Imana irashaka kukizwa, nicyo kintu Imana igushakaho.
mama yamaze iminsi ari kwemera ko Imana ibaho. Mu gihe cyanjye cyose cyo kuvuka sinari narumvise yemera ko Imana ibaho, kuko abantu bajyaga gusenga yicaye ku muhanda ari kunywa, ari kubaseka, akababwira ukuntu ari abatamutwe babuze ubwenge. Hanyuma yamaze ikintu gishira nk'ibyumweru 2 yicaye iruhande rumwe, atatekereza kujya mu kabari, atatekereza kujya gukora uburayi, nubwo yari yashatse umugabo n'ubundi yari agifata babagabo ku ruhande. Gato cyane inyuma ho gato cyane yamaze mu kirere nk'igihe kingana iki? Yamaze mu kirere nk'iminota 5, kubera ko kuva mu rugo ujya kuri uwo mu mama wundi bagiye gushaka harimo iminota 5. Bagarutse rero bagisanga n'ubundi we akiri mu kirere, ahita amanuka, yamanutse agwa hasi yicaye, nibwo yahise agenda ajya kuryama. Amara iminsi ari hamwe atatekereza bya bindi byose nari maze kuvuga. Hanyuma nyuma y'icyo gihe yamaze nticyarenze ibyumweru 2, nibwo yahise asubira mu kabari, aravuga ati reka byari imibeshyo, n'ubwoba nari mfite. Yaje kubihinyura, aravuga ati n'ubwoba nari mfite, ntabwo bibaho. Nibwo yagiye ajya mu kabari, hari ku itariki 2 z'ukwezi kwa 2 umwaka w'ibihumbi 2018. Aragenda ajya mu kabari, hari ahantu mu isatire yajyaga akunda kujya, asaba mitsingi bayipfunduye bayiteretse hejuru kuri kontwari ataranishura. Baramubwira ngo umwana wawe ameze nabi, yari we njyewe. Hanyuma yayisakata, agaruka atayinyweyeho, araza angezeho asanga ameze nabi. Hari ku itariki 2 z'ukwezi kwa 2 2018. Nibwo uwo munsi yaje hari nka saa 12 biri gushira mu masaha ya saa 1, asanga ameze nabi ku buryo bukomeye. Nari ndwaye, nari ndimo ndarukana amaraso. Data wacu araje, yaratuye haruguru y'umuhanda, baraje baransanga, basanga ameze nabi. Nyuma muri iryo joro nibwo napfuye mumva mu mubiri, baramfata baranyorosa. Pfanya gupfa cyangwa ryo ku itariki 2. Kuri izo tariki 2 nibwo navuye mu mubiri. Barabivuga, baravuga ati Delphina yapfuye, ntakiriho. Bigera no kuri babandi banderaga, imiryango iraterana, bansanga aho ngaho baratega, abari banzi kora. Maze igihe kingana iki ugeze aho ngaho Ihuye nahageze mu mpera z'ukwa 12. Rumva nari ngiye kuhamara amezi 2 mpari, kandi ifite ya ndwara yo kurira. Hanyuma rero wavuze ko wagize icyo kibazo cyangwa se wapfuye ari ku itariki 2 z'ukwezi kwa 8. Hari ku itariki 2 z'ukwa 2 2018. 2018 mu kwa 2. Byumvikane ko wari umaze amezi 2 ugeze kwa mama wawe. Nari maze amezi 2 njyewe maze kuhagera, mfite n'ubundi na ya ndwara yo kurira. Hanyuma rero nibwo navuye mu mubiri. Mama yari yagarutse, mpfira mu maboko. Ku itariki 3 nibwo bagiye kunshingura ku irimbi rya Kabuga, aho ngaho Ihuye, hajya kwegerana no mu Rwabuye. Iryo rimbi niryo nazukiyeho. Na uko banjyanaga, ariko nge nari ndahandi hantu. Nabonaga ndi kuzamuka, noneho ndi kujya mu kirori. Nabonaga ari nk'ikirori ndimo ndajyamo, ngo ahantu nahereye njya mu kirori cya mbere, nageze ku bantu bari guturukamo inyo mu maguru, ariko ibihimba byo hejuru nta kibazo bifite.
ari bizima, nkajya mbona amaguru yabo ngo bari bicaye ngo bakoze uruziga, ngo noneho amaguru yabo ari kuvamo inyo ziri gutakara, ariko ikindi gihimba cyo hejuru ari kizima. Ngo ndangije barambaza ngo uje gukora iki, ndababwira ngo nari nashye ikirori. Barambwira ngo aha nta kirori cyawe gihari, barambwira ngo ukomeze uzamuke hariya hejuru, nuhagera urahasanga ikirori, ngo ni naho bafite ibyo kurya n'ibyo kunywa. Ngo naritegereje ndeba ahantu bari kunyohereza, ngo nkajya mvuga ngo ese hariya hantu murabona ndi bugereyo, ngo no kugira hano nagenza urugendo rurerure nananiwe, ngo nkajya niganyira kuzamuka hantu. Ngo barangije barambwira ngo nta kundi byagenda, zamuka ugereyo. Nibwo nagiye nzamuka ku gasozi, ndazamuka ndagenda mbona ngeze kuri uwo muryango bari banyoherejeho. Ndakomanga, ariko kuko nari nananiwe ngo nicara hasi, ngo nkajya mponda ku rugi nicaye. Hanyuma umuntu aza kumfungurira, amfunguriye ikintu cya mbere nitegereje, numvaga afite ishyaka koko ryo kubanza nkareba ko bafite ibiryo, kuko numvaga nshonje. Ngo mpageze, ngo uwo muntu ngo yaje kunkingurira, urumva nari nibwo bari kunjyana ku irimbi. Yaje kunkingurira, anyinguriye asanga nicaye hasi, arambaza ngo uje gukora iki hano. Ndamubwira ngo nari nashye ikirori ahangaha. Arangije arambwira ngo wowe nindakubwiye ngo utahe ikirori aha, mwereka hamwe nabanje. Nagati hariya nabanje hasi harimo abantu bavamo inyo mu maguru, nabo banyangiye ko twicarana, bambwiye ngo nzamuke, ngo hani bo bafite ibyo kurya n'ibyo kunywa, ngo bo nta kintu na gito cyo kurya bafite. Narahazamutse, nibwo nagezeyo, nawe atangira kumbaza ayo magambo, aranyemerera amfata ukuboko ndinjira. Ngezeyo nkajya shugumbwa gufata kuri bya biryo, kuko nasanze hari ameza ateguye, hari ibyo kurya, hari n'ibyo kunywa byari bihateretse. Ngo nkashugumbwa kubifata, nari mfite inzara pe, numvaga nyifite. Ngo noneho najya njya kubifata, wa muntu akamfata ukuboko akakwegezayo, najya gufata akansunika ukuboko akambwira ngo wowe ntabwo wemerewe ibyo kurya bya hano. Ndamubaza ese ko ntemerewe gutaha mu kirori hariya hepfo ko ntacyo bafite, nkaba nemerewe gutaha muri iki kirori, kubera iki mutanyemerera kurya kuri ibi biryo, abandi nabo ntimujya mubaha? Nuko namubajije. Arangije aravuga ngo hano harya bo byemerewe, abatabyemerewe ntabwo bajya barya kuri ibi biryo. Ndamubwira nti basi wambabariye ukama icyo kunywa, ukamembura umutima. Arambwira ngo we gahunda ufite usubireyo, ibyo kurya hano n'ibyo kunywa uzagaruka ubirye ari uko ufashe urundi rugendo. Naramubwiye nti hoya sishobora kujyana inzara afite. Ndamubwira nti gusubirayo aho ushaka ko subira koko ndasubirayo, ariko ndashaka kurya, nshaka no kunywa, ngende numva umutima wanjye uhembutse, ngende numva nta kibazo mfite. Yarabinyimye, ahubwo amfata ukuboko, arangije aransohora, niko kuyita nsohoka sakuza. Shakuje niko kuyita, nari ndi mu isanduku nyine, we kunsohora mvuga, yaransohoye gutyo aranyingirana, arambwira ati we sohoka, ntabwo igihe cyawe cyo kuza hano kiragera. Niko nirwo rugendo rwo gusohoka, niko nasohotse mpita nsakuza. Bari gusengera, mbese bari bamaze kugushyira mumva mu hasi, na cya gitaka ababyeyi babanza gushiraho ngo babimburire abandi, bari bamaze kugiteraho. Bumva ndashakushe, nibwo bamanutse mumva, baranerura, bamwe batinya kunyegera, abandi nyine bakajya bareba neza, birumvikana baramenguzaga bakamindukiza, basimbukira haruguru
hano haruguru uvuye aho gatoya baca isina mu rutoki bayishira muri bya bindi nari ndyamyemo bashiraho cya gitaka n'isanduku bayirekeramo turataha basa nk'abashyinguye hanyuma ngiye Delphine na ndi muzima nari ndi no kwigenza. Abantu bakwakiraga gute muri societe cyane cyane abo bantu bari muri kumwe nawo mwatahanye? Bamwe bari kuninya bari kuvuga ngo ntibishoboka, abandi bari kunkoraho kugira ngo bumve koko kumubiri wanjye ukiri wa wundi, ariko nubwo babikoraga hari ikintu kimwe ntarishoboye, sinarishoboye kubavugisha. Nagarutse n'ubundi ntashobora kuvuga, ntago nari nshoboye kubavugisha. Barabikoraga ariko nemerewe kubareba gusa, nabumburaga umunwa ngo njye kuvuga bikanga sibinkundire. Hanyuma bagize amatsiko menshi, dutaba bafite amatsiko bagenda bankoraho, buri wese ambaza uko nahabonye. Bamwe barambazaga ati mbese wari wagiye kuzimu ni mu ijuru, ariko njyewe ntabwo nari mfite icyo kubavugisha. Nuko nazutse mama wanjye atangira kwemera ko burya Imana ibaho. Uwo mwanya yarihariye akajya asanga abadamu yagiye akorera amakosa, agasanga umuryango yagiye ababaza, akaganira nawo akawusaba imbabazi. Aradufata nk'abana yabyaye mu rusengero, byabereye mu rusengero bita Kibabara. Hanyuma turuhagararamo imbere, niho yadusabiye imbabazi. Aratubwira ati rwose bana banjye mumbabarire, atubwira byinshi, atubwira ibyobo yarayemo, atubwira inzira nawe ubwe yararimo. Yemera guca bugufi, yemera kwihana. Uwo munsi ni njyewe wagize imbabazi gusa, ndamubabarira. Abandi bavandimwe banjye ntabwo bahise bamubabarira ako kanya, ko njyewe nari narakuze numva gusenga icyo ari cyo, ni nanjye wasengaga muri abo bavandimwe banjye. Mama ako kanya nahise mubabarira nk'umubyeyi, arihana. Kuko ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatanu 2018 nibwo nawe yahise abatizwa. Hasize amezi 3. Hashize ya famiye yakureraga yaraje kugushyingura. Nabo bari bahari, kubera ko n'ubundi icyo gihe bamaze iminsi 3 baranegereza. Nyuma y'iyo minsi 3 bahise bongera barantahana, nzamukana nabo dusubira i Rusizi. Mama yahise avuga ati n'ubundi uyu ni umwana wanyu, nimwe mwamureze, ntabwo imikurire ye nyizi, mutware umwana wanyu. Baranjyana. Ngarutse mu mubatizo wa mama mu kwezi kwa gatanu. Naje Imana nabwo yarakoze imirimo, nubwo nahebaguzaga ariko naravugaga. Nkavuga bikeya mpebaguza, ariko nagarutse mu mubatizo wa mama mbasha kongera kuvuga ibintu bikeya. Mama warabatizwa rero. Icyo gihe hari wa mugabo wari warayinjiriye mama wawe cyangwa ntago yari ahari? Yarahari cyane ko na n'ubu bakiri kumwe, niwe bakibana. Uwo mugabo ntagakijijwe, na nisa nagarakizwa, ariko mama arakijijwe. Mama yaravuze ati ngiye ninkwerera imbuto zikaba nziza ukazishima, nawe uzakizwa. Kuko nanjye ntawamatiye gukizwa, umwuka wera azakwemeza. Nubwo babana afite suko ingeso z'uwo mugabo we yaziretse, aracyazifite, ariko mama arazihanganira. Avuga ubu niwe muntu ushobora kuvuga ko uburyo yamaze hanze ko hari igihe kinini yataye. Ajya avuga ati imigisha yo mu gakiza k'Imana nanjye ndimo ndagenda nyibona. Nawe bwa uganiriye nawe yakubwira buryo ki
Imana ari ifite imbaraga kurenza bya bindi byose yaciyemo. Bundi yari we muntu wa mbere upfobya akanahakana ko Imana itabaho, n'ababivuga ari abasazi. Ariko uyu munsi wa none kubw'umupangu cyangwa umugambi Imana yari imufiteho, nawe yagiye muri ba bagabo bo guhamya yuko Imana ikora imirimo ikomeye. Nibyo byose Imana yagiye ikora. Ikintu kinezeza umutima wanjye cyane ni ubuhamya bwa mama. Njye nagiye ngira impungenge nka sinumve koko ngo yakijijwe mpari mbireba, ariko utarabyizera byabaye mbireba, yakiriye agakiza mbireba, yahamije Imana mbireba, asaba imbabazi abantu mbireba. Natwe ubwacu turamubabarira. Njye ubwanjye narabirebaga, nta muntu wabintekererezaga ngo uzambwira ati mama nari mpari mbihagazeho n'amaguru yanjye abiri. Bitangira Imana ishaka uburyo imuhamagaramo, ubwe umwuka yari yamuhagaritse mu kirere mbireba, akizwa mbireba, ariko nari ntarabyemera ko mama yakijijwe. Njye ubwanjye mu mutima wanjye numvaga byakabayeho, numvaga n'ubundi abeshya yishushanya, nkavuga nti hoya ntabwo yakijijwe, ntabwo ntari kwishushanya, nagera hamwe bandera, nkakora kuri telefone none se muvugishije ukuri mama amaze iminsi ngaho atajya mu kabari. Nkabaza noneho bene mama babaga mu rugo, nese nta mugabo byibuze uherutse no kuza mu rugo ngahakomange. Imama yadukoreye n'ikintu gikomeye buri mwana agenda amenya se. Icyo bita gukizwa ugahamya neza, bivuze ngo nimba ukarabye ugashaka kamabyi yakwizingiyeho atazongera kukunukaho, tandukana na cya kindi kizaguhuza nayo. Yagiye afata buri mwana amwereka se. ngo mwese ntabwo mwari muhuje wa papa wawe, uko muri batandatu wa wundi wiyongereyeho. Uko twari 8 ntabwo twari duhuje data, usibye njyewe na murumuna wanjye unkurikira. Nabwo nyine nuko yabanaga na papa, yari yaramushatse, n'undi papa yari yaramukunze ari umusore, ariko amushaka we yari yaramaze kubyarira iwabo imbyaro 3. Ubuzima rero bugoye buvuyemo, ndetse na mama warakijijwe, utangiye no kubona ibihamya byerekana ko yakijijwe atakiri muri za ngeso wamusangagamo cyangwa se wamubonagamo. Ubu rero ubu ngubu bite muri famiye? Sujya ugiye kubasura kwa mama wawe no kuri uwo mugabo, byumvikane sinzi ukuntu buze kumwita, kera bajyaga bavuga ngo abadamu b'abagabo babita ba mukadata cyangwa se mukase cyangwa mukaki sinzi. Ubwo aho ngaho ujya ujyayo bimeze bite muri famiye se? Barumvikana n'ubwo umugabo adakijijwe, umugore akaba akijijwe, bimeze bite? Ujya no kubasura? Njya kubasura, nanabasura kenshi urumva nakubwiye ko ntabyemeraga. Nyuma naje kujya nkurikirana amakuru ya mama gahoro ngenda mbyemera bitewe n'ubuhamya bwe, nari ndimo ndagenda ndebesha amaso yanjye. Uyu munsi wa none karitsiye twari dutuyemo, buri munsi bazaga kudutabara, buri munsi mu rugo bahoraga barwana, ariko bakavuga ko ari njye mbitera, kandi nararenganaga. Icyo gihe mama yari yarashatse uwo mugabo. Uwo mugabo rero agira defo yo kutankunda, ntiyankundaga njyewe. Ubwo reka mvuga akantu gato ntari navuze. Ngiri aho ngaho mama n'uwo mugabo, njye namwitaga papa, namuhaga icyubahiro cy'umubyeyi. Baje gutaha hari nijoro, buri munsi nijoro batahaga barwana, buri munsi bubwabo n'uwo mugabo yashatse. Buri munsi bahoraga mu mahane barwana, basinze batahaga kare, babaga batashe saa 6.
habaga ari kare kuko hari n'igihe bakeshaga bataraza. Hanyuma rero icyo gihe twari turyamye muri saro ngiye na murumuna wanjye. Ubwo batashye umugabo akubita mama ivide ryo mu mavi. Baryamye urumva bari bafite ibyo bapfaga byo mu buriri ntitubizi, ni impamvu z'ababyeyi. Amukubita ivide ryo mu mavi. Akiri mukubita murumuna wanjye arasakuza. Akimara gusakuza uwo mugabo yahise abifata arabinyitirira, aravuga ngo ni ka Delphine, ni ingurube, ni akayongo. Ubundi niyo mazina yanjye, niyo yanyitaga, niyo nari naramenyereye. Ubwo rimwe yatamamagaraga akayongo, yamamagaraga ingurube. Ati niwe ushakuje, reka nze mukubita inkoni yo mu mutwe ahita apfa. Uwo munsi nabwo Imana yarandokoye. Yashatse ya nkoni arayibura, ajya kuyishaka mu cyumba, twe twari turyamye muri saro. Mpita nkingura ndasohoka ndagenda. Ariko n'icyo gihe Imana yarambwiraga ati nzamuhi agakiza mama wawe, nkumva ntabwo bishoboka. Mama wanjye rero bukeye basubira mu kabari. Nibwo Imana yakoze ikintu ntavuga ko mu bantu Imana ifite inzira nyinshi uzacamo, kandi ishobora kuzagusigira igikomere kizakwibutsa za nzira kugira ngo uzazizinukwe. Icyo gihe mama yaragiye ajya mu kabari, ataha saa sita za nijoro. Ariko aje dusanga afite umusaya umwe, dusanga iri tama ryose ntaririho, iyi nyama yose y'inyuma ku ruhu itama dusanga ntaririho. Bamucyuye sangaye saa sita za nijoro. Ndamubaza se bigenze uti, yari ari kumwe na wa mugabo. Se mama byagenze uti? Ubwo yarwanye, yaciye inyuma w'umugabo basohokanye, afata undi mugabo w'iyindi ndaya. Bararwana, iramukanja, wagira ngo ni urwembe yakoresheje cyangwa umukasi, ariko n'amenyo yakoresheje. Yahekenye inyama yose yitama kujyana na hano ku gutwi, arangije ayicira hasi. Mama bamuzana afite umusaya umwe, irindi tama nta yindi nyama iriho. Nibwo bakoze iperereza, yanda itangira no guhakana, ihakana ko nta kintu yamutwaye. Nibwo barebye mu menyo, babona amenyo yuzuyemo amaraso. Bamubaza nimba ajya arya inyama mbisi, arahakana. Uwo munsi rero nibwo nabwiye mama tushaka wakizwa. Anera utwatsi, aravuga ati ariko nkizwa ubundi nkora ibihe byaha, ndakubwiye ubundi k'Imana ibaho. Ndamubwira nti nubwo ntabwo uyibonye, kugira ngo uyu munsi wa none ugira umugisha nkazakujyanayo, gwareba ibihamya kugira ngo mama uyu munsi abone irindi tama. Bakase inyama ye yo kwita ko barayishiririza, niyidodeye kwitama, ubu niryo tama afite. Rimwe ni karemano, n'ubundi uyitubona ko bihombaye, bidasa nta hantu hamwe bihuriye. Kugira ngo abone iyo nyama yitama, bafashe itako rye bakataho inyama barashiririza, niyo bamukoreye mitama. Uwo munsi ntabwo yigeze yemera Imana. Niyo mpamvu Imana yakomeje kugira ngo izamwigaragarize. Uyu munsi wa none hariho abantu batemera, bataremera ko n'Imana ibaho. N'igihe wenda ngiye kuva maze igihe gitoya, imyaka mfite n'imikeyo, ariko igihe cyose nabayeho numvise bavuga ngo Imana ibaho. Kandi koko Imana yacu iriho. Ntabwo ari ikintu gihagarara hano ngo ukibone, ariko igukorera ikintu kimwe kikakugaragariza ko ari Imana iriho. Rero iby'Imana yakoze kuri njyewe ni byinshi
byagenze gutyo nca mu rupfu kugira ngo imurokore, biraba birarangira, impakongera kuvuga. Ni byinshi, hari inzira ndende nanyuzemo, n'inyuma hari ubundi uko byakomeje 2019 kare mu bundi tuzabukarukaho ikindi gihe. Ariko umuntu wese ubu buhamya bumufashe nakajya ashidikanya ku nzira z'Imana. Imana nimushaka kuko ni wanga ko bica mu nzira nziza. Imana iyo yaje izabicisha mu zindi nzira, iyo yaje ntabwo izasubira idakoze ikiyimanuye. Uko byasa kose nikuzaho, none irare kuko ikiguhishiye ibanga, iracyanagufitiye impuhwe, irimo irashaka ngo ubanze ureke uhage. Bundi Imana hari abantu igifata ikabihorera bakabanza bagahaga bya bindi byose kugira ngo iryavata izabakuramo batazatekereza kongera kurisubiramo. Uyu munsi wa none rero ubu buhamya n'ubukugeraho bugufashe, bufashe umutima wawe. Icyo ngambiriye ni ukukumenyesha inzira z'Imana. Inzira z'Imana ni ndende kuri twebwe, ibyo yakoze ni byinshi, n'ibindi byose iracyabikora. Imana ibaha imigisha. Ndumva araha ubwa mbere nabusubikira, n'ubundi buracyaza kuko na 2019 hari ubundi nuko butaruzura, sinahita mushyira hanze. Imana ibanze bwuzuze, nabwo hari n'ibindi byinshi gikomeje gukora. Murakoze cyane. Reka tugushimire rero, wakoze cyane. Ubwo ubundi buhamya nk'uko bitubwiye cyangwa se nk'uko bigarutseho, n'ubundi tuzashaka umwanya wabwo kugira ngo twongere tuganire, utubwire. Uracyafite byinshi Imana yagushyizemo, uracyafite byinshi Imana yagukoreye, Imana yakunyujijemo. Ntago twabivuga mu mwanya muto twari dufite ngo birangire, ariko tuzagenda tuganira kandi nizere ko twemere n'ubundi. Yego, murakoze cyane. Reka tugushimire rero, unadusengere ndetse unasengere n'abantu badukurikiye kugira ngo ubuhamya bugire icyo bubafasha, cyane cyane mu buzima bwabo bwa buri munsi bahura nabwo, bahuramo n'ibikomeye bitandukanye. Basengere rero ubuhamya bugira ikintu bubafasha. Ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari byo mu gihe gito? Ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari byo mu gihe gito? Yesu nzi kufita magari ibihumbi, harimo n'iryo wangeneye. Icyo wamitiye muntu kugira ngo nzagere mu ijuru amahoro. Icyo wamitiye muntu kugira ngo nzagere mu ijuru amahoro. Ndi nk'ukweriya yajyanywe n'ingoga, nanjye uko niko nzava mu isi. Ubw'ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. Ubw'ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. Tuzaba ibihumbi turamye Umukiza, tuzamuririmbira twese. Uri Imana
wimanekera ntukamure byose kubona ninamutugira urimanekera ntukamure byose kubona ninamutugira ubu ntegereje kandi nihanganye kuzasobanukirwa byose mfite ibyiringiro bifite ubugingo mfite umugabane mu ijuru mfite ibyiringiro bifite ubugingo mfite umugabane mu ijuru. Turagushimiye Mana, tugushimiye ineza yawe n'urukundo, tugushimiye ko wabanye natwe kuva tukivuka kugeza aho tugeze ahangaha. Ntabwo wigeze udusiga, twahuye n'ibikomeye, twahuye n'ibigoye, ariko wadufashe ukuboko uraturera uradukuza. None turi hano tugushimira Mana, tugushimiye ku byo waturemeye Mana, tugushimiye ko wabohoye ingoyi zari ziboshye imitima yacu, ubu tukaba turiho tubohotse. Imana ishimwe. Mana data wa twese nyiringabo, tugushimiye ko waturemeye ibihamya byo kuba abagabo nyabagabo bo kuguhamya, tukavuga imirimo itangaje wakoze, abayireba igafasha imitima yabo, abafite ibikomere bikomorwa, abadafite icyizere ubuzima bwabo bukongera bukagira icyizere, kuko ukiri Imana ibakomeje naho baba bari mu bikomeye, naho baba bafite akaga n'amakuba, bakugarurira icyizere, bumve ko uzabagirira neza, bumve ko nta kure utakura umuntu, bumve ko naho imbaraga zawe zitagera, uracyari ya Mana ikora imirimo n'ibitangaza. Uko wahozeho na n'uyu munsi ni kuri, uhereye mu bihe bya kera n'uyu munsi ni kukigaragara, urakigaragariza mu nkingi y'igicu ndetse no mu nkingi y'umuriro, ibihamya byawe bikaboneka. Imana ishimwe. Mana rero nyiringabo, sengeye abantu bose, abanyarwanda muri rusange Mana, kugira ngo ukomeze ubagirire neza, kugira ngo ukomeze uvomerere amazi ku mitima iguye umwuma. Uwiteka nyiringabo, imbaraga zawe zikomeze zibasange, ubuntu bwawe bwinshi bukomeze bugere ku bantu, sayura barohamye mu byaha kugira ngo bamurikire bagaruke. Mana urakoze ko wabanye natwe, urakoze ko wagendanye natwe, urakoze kubw'ibyo wakoze n'ibyo witegura kudukorera. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma Delphi, umuntu agushaka yagukura he? Ubu se nawe watanga telefone yawe, wenda umuntu yifuza kugufasha, kugira icyo agufasha, cyangwa se guhura nawe, wabivuga? Kuri ubu mwambona munshaka, na telefone mfite, ariko hari nimero umuntu ashaka yambonaho, ni 0786 655 44 969. Iyo niyo wahita umboneraho unshaka. Niba utayumvishe ugarura inyuma video uraza kuyumva. Umuntu utayumvishe ari buze kugarura video araza kugaruka inyuma gato ayumva. Hanyuma reka tugushimire cyane, wakoze cyane. Imana iguhe imigisha myinshi kuba witabiriye ubutumire bw'Ibyahishuwe TV, kandi turizera ko tuzongera tukaganira kandi vuba. Murakoze cyane.
abantu mwese twabanye ndabashimiye, namwe mwasuye mukamamagara mukangira icyizere, n'Imana ikaba ikomeje kungirira icyizere. Ndabashimiye, nshimiye abantu bose, Imana ikomeze ibaha imigisha. Reka namwe rero tubashimire mwese mwadukurikiye kuva dutangiye ikiganiro kugera tunagisoje. Twa turi kumwe na Delphine yatugejeje ubuhamya bukomeye cyane, nizera ko uri buze gufasha imitima yanyu mwese muba mudukurikiye, ndetse munabisangize n'abandi kugira ngo ubu butumwa atanze, ubuhamya atanze tagarukira aho hafi gusa, ahubwo butera ikirenge bugere n'ahandi kure muri rusange. So reka tubashimire rero, niba utarakana subscribe ukabonye ikiganiro, nyamuna genda uyikandeho kugira ngo ujye ubona n'ibindi biganiro tugenda tuganira namwe. Ngiye nitwa Christian Ishema, reka mbashimire cyane, duhure mu kindi kiganiro gikurikira iki ngiki. Ibihe byiza.